bari uyu ni umuvandimwe wawe hava Ese mwana uriteguye noneho mubwire inkuru za papa wawe ibintu bya papa ngo mugiye kumbwira amateka ya papa ntabwo nyashaka ikindi kandi ntuzongera no kumbwira amateka ya papa ni mbega umwari abanywe nk'abanyara bajyaza kuvoma amazi no witwa ndetse nitwa Kundwa nanjye nitwa Cyuzuzo mfite agahinda ko nkumva umwana wanjye mbi umukobwa wanjye ndibaza ukuntu nzamubona pe none se nyogoko waba uzana ababyeyi banjye babo sheri noneho inzanire telefone ari amamagare Chris ndebe imari dusigaranye ndebe ko natumiza izindi sibyo nasigaye ngo ugita kamali nisere hano wamvanye ni kure cyane niyo mpamvu nakagombye kwita boss arwaye kandi arwaye kanseri y'amabere itazamutse mwizera abana gute ukizera umwana w'umuntu icyo namutoje sheri ndabizi kandi icyo nzi cy'umuhigo wazawufata none se mama uwo mukobwa wundi mwabanaga byaje kugenda bite Cyuzu buri ikinyendaro ko nabonye umubyeyi ufite umwana ufite amazina nk'ayawe naho ukuntu sasa bigiye kugenda ndashaka mukomeze mukorera business ariko none ugomba kujya mwica mukanambura isove muri kino cyaro kaza mu mujyi ko ariho hari amafaranga reba ukuntu tuba dushara ako turebe none se uzi guteka iki nzi guteka ibijumba amadegede sibyo genda kamali boss sibyo oya boss oya yes Robert meze neza ya meze neza ariko hari amakuru mfite ko muri quartier y'Ikavuga hari ibirara byinshi amakuru ya wamane kwacu yitwa Peter tell me the story Mr. Afande amakuru mwana wanjye noneho kuri gukaraba uri kujya he ujye gukaraba mama ugiye kujya mu mujyi sasa rero ukuntu ibintu bimeze we king uri kumva tugomba boss iyo envelope ibyo bintu birimo mugomba kugenda mukankorera akazi mukajya mucuruza iyo kokayine ndetse n'ubwo mugiye gudupfunyika hanyuma izo mbunda ubu rero mvuye gufata amategeko abantu bakakanu kugasharija cyane ese harya ngo karingo kavuye hehe nyine nawe urazi namikino sinjya meze nese uwo muntu mwakubise nkaba mumuzi dukunda boss akazi se noneho nakikira ako gafure yo mubona ntago ari ubugari nganje nta njuga zazimfata akazi mfite karamagije muho injuga gute se ahubwo mfite akana ko mu cyaro kabe mu cyaro umva ni keza ukitondera neza gute
nta kara nyine karyoshye ahubwo wowe ushobora kumva nayatubutse ukampereza wongera nkakomeza akazi kanjye. Ibaza ariko nsanze data afite imitungo ugasanga ndimo ndayigabana na kariya kaginga kavuye mu cyaro. Ntabwo byaba ari byo koko. Za karitsiye mwari mwagatayemo. Uri kumva mugende mureba muri ziriya ngo hajye muzakabona agacaracara n'iki n'iki hanyuma muhite mukazana ari iki ari mwagakemuye. Alo ngo bishe umuntu